dusome mu Rwanda rwa kabiri rw'Abakorinto turi gusoma ku murongo wa 18 w'igice cya 3 mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 3:18 ho mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Kansaba undi muntu ari budusomera kugira ngo uwiteguye ufite Bibiliya yera adusomere. Ntakagire umuntu wishuka oya mu rwa kabiri. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Subiramo nanone neza twese tuhumve. Undi muntu nawe bareba uzakoze mu 11:26 aho hahita hadusomera hanyuma tuganire. Hadusome mu izina rya Yesu. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Amen. Haba hari wabonye mu uzakoze nk'umwa yadusoma 11:26. Amubonye amujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'ab'itorero bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa Abakristo. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Uyu munsi ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo ry'Imana rivuga ngo kuba cyangwa se ishusho y'Imana kugaragara mu buzima bwacu. Haleluya. Ishusho y'Imana kugaragara mu buzima bwacu, mu mibereho yacu. Cyangwa se haraho ku ijambo ishusho, image, turi buze gukoresha ubwiza bw'Imana. Kubera ko Imana ari nziza, ishusho yayo izana ubwiza. Hari aho tubisange bavuze ubwiza cyangwa se ishusho, zose twumva ikintu kimwe, nicyo turi kuvuga. Kubona ishusho y'Imana igaragara mu buzima bwacu, cyangwa se ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu. Haleluya. Rero uyu murongo wa mbere twasomye mu Bakorinto wavuze ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye. Sasa iki kinyarwanda cyamo hano hari ubwo kiza gishaka nko kutumvikanaho gakeya, cyangwa se umuntu ntashaka kumva nk'uko bavuze aho hantu. Iri jambo uburyo rivuze riravuga ngo hanyuma natwe ngo ubwo tureba ubwiza bw'Imana. Hari version y'Icyongereza y'Icyongereza ivuga ngo tukaburebera mu maso yacu, ngo tumeze nk'abari kwireba mu ndorerwamo. Mbese imagine umuntu uri kwireba mu ndorerwamo aba arimo aribona, noneho wireba mu ndorerwamo mu cyimbo cyo kwibona ngo ukabona ubwiza bw'Imana. Donc wowe ukireba ukabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Hanyuma ngo kubera ubwo bwiza bw'Imana wibonyemo mu ndorerwamo, ngo duhindurirwa kuguma gusa na Yesu, ngo duhabwe ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Haleluya. Duhindurirwa gusa na Yesu, duhabwe ubwiza buruta ubundi kuba bwiza. Urumva uyu muntu arireba mu ndorerwamo wenyine ubwe akabona ngo ubwiza bw'Imana. Hanyuma rero dusomana hano mu zakozwe n'intumwa havuze ngo bamara iyo minsi basenga bigisha ijambo ry'Imana, kandi ngo muri Antiyokiya ngo niho abigishwa b'Imana ngo batangiriye kwitwa Abakristo. Bivuze ngo abantu barabarebye bababonamo ishusho y'Imana cyangwa se ishusho ya Kristo.
hanyuma baravuga ngo aba bantu ni abakristo. Haleluya. Amen. Abo Bwana asifiwe. Amen. Kugira ngo aya magambo tuyumve neza rero, hari ibintu bigera nko muri 4 cyangwa se ngira ngo nka 5 umukristo agomba kumva muri runo rugendo kugira ngo amenye urugendo rwa Kristo, kugira ngo amenye aruhagararemo afashe kandi ashikamye, amenye uko ikintu cyambere umuntu agomba kumva. Haleluya. Amen. Umuntu agomba kumenya Imana niki. Iyo tuvuga Imana, iyo abantu bahura tugasenga kuvuga Imana, tukagira gute, ugomba kumenya Imana niki. Ishaka bibiri tukamenya ngo Satani ninde. Ishaka gatatu tukamenya icyaha niki. Kuwambwira ngo vuga icyaha niki. Ikindi tukamenya ngo umuntu ninde. Mbese kuri ibyo bintu maze kuvuga, umuntu akagenda agiraho deep and profound understanding kuri ibyo bintu, icyanyuma tukamenya ngo amaraso niki. Haleluya. Muri uyu mwanya ushobora kutabona uburyo bwo kuvuga kuri ibyo bintu byose, ariko ndaza kubabwira ku Mana, mbabwire icyaha, mbabwire n'amaraso. Haleluya. Rero Imana niki bene data. Iyo tuvuga ngo Imana, tuvuga ngo turi abantu bitirirwa Imana, nimba hari ikintu kiza kinkora ku mutima mu buzima bwaje bwa Kristo, niyo ntekereje ku Mana. Niyo mvuze Imana niki, kuba zonyine nitwa ngo ngira na relation n'Imana. Ejo ndimo senga ahantu gutya munsi y'igiti, ndimo senga Imana, ndavuga ngo Mana. Nayo ndimo senga numva hanjemo ijambo ryo mu Cyongereza rivuga ngo oh Lord, you are a vast being. Uri ikintu kiri vast, ni ikintu kitaba gifite ahantu gihera naho kigarukira. Ni ikintu, the expanse, the universe is vast. Imana iri vast kurusha expanse. Hallelujah. Amen. Imana hari ikintu bita mu Cyongereza ngo ni the ineffability principle of God. Ngo uburyo Imana ari ikintu utabonera amagambo agisobanura, utabonera amagambo akivuga mu bwenge bwa muntu. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ngo iri ineffable. Ni Imana utabona amagambo yivugamo. Ibi bintu ndi kuvuga mu bikurikirane kuko bifitanye isano, umwanzuro wabyo ufitanye isano na kira kintu naherewe cyo kubabwira ngo kugira ishusho y'Imana mu buzima bwacu. Hallelujah. Hallelujah. Rero Imana yacu ni umuremyi. He is a vast being. He is a God who is immortal. He is ineffable. He is unfathomable. Ni Imana irenze urwego umuntu ashobora kuyitekerezaho. Kandi iyo tuvuze ngo Imana irenze urwego umuntu ashobora kuyitekerezaho, hari igihe ugira ngo bibiri miravuga irabesha cyangwa se mirakina. Ni koko niko biri. Nta muntu ushobora gutekereza Imana ku kigero cyayo nk'uko imeze. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nkunda kubwira abantu iriya Zaburi umukozi w'Imana Dawidi yavuze ngo iyo nitegereje isanzure, nkareba inyenyeri, nkareba izuba, nkareba ukwezi, ngo nkareba ibintu bikomeye wakoze, ngo ndibaza mu mutima ngo umwana w'umuntu niki kugira ngo umwibuke. Cyangwa se muri beke ndavuga ngo kugira ngo umwibuke, ariko muri beke ndazaravuga ngo that you are mindful of him, kugira ngo umutekereze, kugira ngo uzibura aza no mu mutwe wawe gusa. Umwana w'umuntu niki iki cyari giteye Dawidi niki. Dawidi yararebye Imana, yararebye ibintu Imana yakoze. Kubona Imana ngo yaradendetse ijuru ku busa, isanzure, Imana igakora isi n'ibiyuzuye, Imana igakora abantu, ikaba ifite icyo bita ngo ni absolute and sovereign power over all creation, hejuru y'ibirema byose na Imana yaremye. Hallelujah. Hallelujah. Araba ngo iyo mzitegereje Mana, ngo ndibaza ngo se umwana w'umuntu niki, cyangwa se kugira ngo umutekerezeho byibura ni segonda na rimwe. Oh Bwana sifiwe. Hallelujah. Imana ni ikintu, nimba navuga ngo ni ikintu cyangwa se ni umuntu, kubera ko n'ubundi nta magambo mfite no bivugamo, kiri inyuma y'ibi. Si Imana igengwa n'ibi,
si imana inganya ubwenge n'abantu, si imana imeze nk'uko abantu bakora. Ibyo bintu rero ngo biyiherezo character ngo yo kuba idasobanuka mu bwenge bw'abantu. Turi kumwe bene Yego. Imana ikoze ku buryo imvugo yayo ntabwo tuza tuyumva. Iyo ni nayo mpamvu, haleluya, Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Imana iyo ishaka kwigaragaza mu isi inyura mu bantu, kuko abantu bafite ubushobozi bwo kumva imvugo ya bagenzi babo, ntabwo bafite ubushobozi bwo kumva imvugo y'Imana. Abantu ntibashobora kubona Imana, ariko bashobora kubona bagenzi babo. Nta gihe na kimwe muri bibiri uzasanga Imana, ntumuzi ko Bibiliya ivuga mu Bakolosayi ngo Yesu niwe shusho y'Imana itagaragara. Yabaye ishusho y'Imana itagaragara ubwo yazaga mu isi akaba umuntu, kugira ngo agaragaze kamere y'Imana. Kuko umuntu ashobora kugira icame ubumenyi buke dufite ku Mana ntabwo twabweretswe, twabuboneye mu bantu. Nuvuga ngo nta kundi kuntu bishoboka ko wamenya Imana utabiboneye mu muntu. Kuko Imana ntiworyama ngo uyirote, ntiworyama ngo urote kamere y'Imana, ntiworyama ngo uyishurirwe cyangwa se ngo wamumenya ingano n'ubugari by'Imana. Tubibonera mu bantu. Uwa mbere muri bo ni Yesu wambaye umubiri w'umuntu ubwo yazaga hano ku isi. Haleluya. Haleluya. Aba kabiri nabitirirwa Imana. Haleluya. Haleluya. Rero iyo muzarebe n'abakozi b'Imana n'ibintu Imana yakoze bikomeye, iyo tuja kubivuga n'uburyo bija kudutangaza, ntiduhera ku Mana, duhera ku bantu babikoresheje. Umukozi w'Imana yenda bita kanaka, tukibuka ukuntu yakoreshejwe uwo muntu muri wowe mbere na mbere. Niba uzi utekereza nk'umuntu w'igitangaza mbere yo gutekereza Imana, kuko dushobora kumva nimvuga imvugo ntimwumve imvugo yo kuvuga gutya. Ni language, logical language y'abantu twiyo twokumva, ntabwo twokumva Imana. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu nk'umukozi w'Imana kanaka yagaze azura abapfuye, yagaze ahumura impumyi. None aho niho dushingiye tuvuga ati Imana irakomeye. Ariko tuza tureba ko kanaka yakoze ibintu muzare ko Imana turabaza tukayirebera mu muntu. N'ikimenyetso iyo umuntu akoreshejwe n'Imana ibintu bikomeye, ntabwo duhita twubaha Imana we tumusize ngo mbese tuvuge ngo we. Ndaba nk'urugero, iyo umuntu afashe ji iryoshe akayinywa ikamuryohera igashira mu gacupa, agacupa azagata ntanakibuke, ntaca bagakeneyeho. Bivuze ngo agacupa ntabwo iyo umaze kumva uburyohe bwaje agacupa ntuzi ukibuka, ntaco kamariye ji cyane kugira ngo iryohe, uretse ko kayirinze. Ariko that's different iyo bigeze ku muntu. Ntabwo iyo tubonye ineza y'Imana n'imbaraga z'Imana igaragarije mu muntu, ntabwo tubona Imana ngo tumara dusiga umuntu ngo twama twibagirwa umuntu. N'umuntu nawe turamugumana, kuko niwe Imana yakoresheje kugira ngo itwishurire, kandi imvugo ye niyo dufite ubushobozi bwo kumva. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu mwene data, uko Imana ifite ikigero runaka yateguye kwihishuraho mu isi binyuze muri wowe, bitanyuze muri jewe ahubwo binyuze muri wowe. Nanje ifite ikigero yateganyije kwihishuraho mu isi bitakunyuzemo ahubwo binyuzemo. Bwana sifiwe. Amen. Icyaha ni iki? Haleluya. Amen. Imana nkuko nababwiye, Imana yaremye ibintu byose irabirema, kandi ifite n'ubwenge burenze urwego rw'abantu. Imana ntabwo ari umuntu, ifite ubwenge buteye ubwoba. Sasa Imana irema ibintu yabihaye icyo bita ngo ni harmony, yabihaye sequence of order. Imana yabihaye uburyo bigomba guflowing. Ntabwo Imana yaremye ibintu in vague movement ngo biza bigenda uko bishaka. Imana yaremye ibintu ibiha sequence of order, ibihereza harmony, uburyo bizoza bikoranamo, uburyo byinjiranamo, movement, uburyo bizoza igenda. Haleluya. Rero icyaha iyo kihageze kiderailinga cyangwa se kideviatinga sequence y'Imana,
icyaha iyo kihageze ni ikintu gifite ubushobozi bwo kudeviatinga harmony y'ukuntu Imana yagerageje ko ibintu yaremye ko ibintu bizoza biharmonizing. Icyaha murabona muzamubona nka kumwe mu nganda zikora ibintu, iyo bigeze muri packaging process, kumwe nk'uducupa tuba turimo turagenda cyangwa se ibindi bintu kaba karimo kakagera ku mashini imwe ikagakubita ibintu kakamanuka kakagera ku yindi ikagakubita ibindi kugeza kageza ahantu birangiye. Iriya niyo bita sequence, ukuntu ibintu bigomba kugenda muri order, ukuntu bigomba gukurikirana. Rero icyaha kiraza uburyo Imana yagimye ko ibintu bigomba guflowingamo n'uburyo bikurikirana kikadeviatingamo ikintu kimwe, kandi bisobanuye ko akenshi cycle y'ibintu zose yangirika. Icyaha ngo ni ikintu kibi gikomeye ku rwego Bibiliya iravuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ngo ese n'inzara, ngo ese n'ubyago, nta kindi kintu. Ngo Imana ubundi imeze nk'ikimata. Imana yafashe umuntu, nta kintu gishobora kuyambura umuntu mu bushobozi bwayo n'ubumana bwayo, mu gukomera kwayo, nta kintu cyotuma Imana irekura umuntu keretse icyaha. Nimba mugize ngo ndabesha, muzasome muri Yesaya 50. Haravuga ngo ntabwo ukuboko kw'Imana kwaheze ngo inanirwe gukora, ngo nta n'ubwo twikora kwapfuye ngo inanirwe kumva, ngo ahubwo ngo gukiranirwa kwayo ngo nizagane, ngo nizo that has separated you from God your maker. Icyaha nicyo kintu cyonyine mu bibaho zose gifite ubushobozi bwo gukura Imana ku kintu yafashe, ngo umuntu agatandukana n'Imana. Imana tubabarire. Icyaha ni ikintu kirema umworera, kirema umwobo munini hagati y'ibyo turizo, y'ibyo dushaka gukora n'ibyo actually dukora. Byariza babaho kubona hari distance nini cyane imeze nka a very great chasm hagati y'ibyo ukora n'ibyo ushaka gukora. Kandi ubuzima bubabaye kurusha ubundi, ubuzima buri miserable, ni ubuzima bubabayeho mu buryo budashaka kandi bureba uburyo bushaka. Turashaka kumwe bene data. Haleluya, haleluya. Icyaha ni iminyururu ituzirikira ahantu ku giti cyitwa bwiganyire, cyitwa bwihebe, cyitwa mbuze uko ngize, hakurya y'umudugudu w'ibyishimo, aho tureba ibyishimo n'umunezero hariya, tukareba ubuzima bwacu bwiza bushining, ariko kikatuzirikira ahandi hantu, kandi aho tuzitegeye tubireba twavuga ngo biriya nizo byacu, ariko twebwe turahangaha. Iyo umuntu akoze icyaha aderanja sequence y'Imana mu buzima bwiwe ku buryo bishobora gucreatinga chaos ikomeye ku rwego rwo hejuru. Iyo umuntu akoze icyaha aderanja harmony y'Imana kuri flow y'ubuzima bwiwe ku buryo bishobora kuderanja harmony y'Imana mu buzima bwiwe mu gihe kirekire. Iyo umuntu akoze icyaha aba akoze ikintu gishobora gutuma Imana ija in distance nawe. Nta kindi kintu na kimwe, yewe n'urupfu Pawulo arabivuga mu baroma avuga ngo n'urupfu ntirufite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu keretse icyaha cyonyine. Hari abantu benshi bavuga ngo muzirira jambo Yesu yavuze ngo ntimugatinye icica umubiri ngo ariko kidakoze ku bugingo, ngo ahubwo muze mutinya ngo uwica ubugingo, uwica umubiri akaba yagarikaho n'ubugingo akabonaga muri Gehinomu. Now some scholars bavuga ko Yesu arimo yivugaho, which is true to some extent, kuko Yesu afite ubushobozi bwo kwica umubiri akica n'ubugingo. Ariko muzukuru bitekereje deeply, ntabwo Yesu afite intention yo kwica umuntu ngo agerekeho n'ubugingo bwe. Ikintu gifite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu, isumu ifite ubushobozi bwo kwica umubiri ikagerekaho n'ubugingo ikabonaga muri Gehinomu, ni icyaha. Imana tubabarire. Haleluya, haleluya. Rero icyaha nicyo kintu, kuko twavuze ngo ko turaganira hejuru yo kugaragaza ishusho y'Imana mu buzima bwacu. Iyo umuntu atakiri kumwe n'Imana yashobora kugaragaza ishusho yayo. Haleluya. Umuntu yashobora kugaragaza ishusho y'Imana itakiri muri we.
birashoboka. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Reka mbabwire hejuru y'amaraso. Bwana sifiwe. Amen. Iki ni gihe ni intumwa nabihawe kuko wenda numva atabihawe sinzobivuga. Nzobabwira hejuru y'umuntu na Satani. Reka mvuge ku maraso. Hallelujah. Hallelujah. Ntimwumvishe ubukana bw'icyaha bene da. Amaraso ubundi iyo umuntu akoze icyaha kimwe gusa biteganyijwe ko Imana itandukana nawe by'iteka ryose. Amaraso niyo afite ubushobozi. Ubundi ni nk'aho iyo umuntu akoze icyaha agahusha akaderanja harmony y'Imana ku buzima bwiwe. Ni nk'aho wakwimagina nk'umuntu abantu bari kugendera ku kararo hanyuma umwe agashaka nko gukatira ku ruhande kandi ku ruhande hadahari bari kugendera hejuru y'umworera muri. Noneho yamara akikubita hasi akagira gute akagwa muri bamworera akamanuka agapfirayo. Ubundi niko bigomba kugenda, agomba gupfirayo nta kundi bigomba kugenda. Amaraso y'Imana nayo niyo kintu gifite ubushobozi. Ntabwo nzi nimba amanuka ahandi hasi muri kwa kuzimu akongera akagarura wa muntu akamusubiza mu murongo, cyangwa nimba ari mu ndimu akamusubiza ku murongo nyine ni umeze nka wawe, kuko wundi agomba gupfa the moment yakoze icyaha. Hallelujah. Hallelujah. Amaraso y'Imana niyo afite ubushobozi bwo kugenda akongera akarema umuntu akamusubiza ku murongo w'Imana. Imana yanga icyaha ku rwego ababikoze itabagiriye impuhwe ikabarimbura. Ariko ikintu cyayiteye kurimbura abantu hari ikintu ngo kiyitera ngo kwizigama ngibyo ntibikibikoze. Hallelujah. Hallelujah. Ari n'amaraso ya Yesu Kristo yatwahawe incungu ku buzima bwacu kugira ngo atugire, adukore, atuyobore muri buno buzima bwacu. Bwana sifiwe. Hallelujah. None ikibazo ni iki ngiki. Twumvise Imana, twumvise icyaha, twumvise n'amaraso. Hallelujah. Hallelujah. None muri iyi minsi iyo turebye ubuzima bwacu bene data tubona Imana irimo igaragara mu buzima bwacu, tubona ishusho y'Imana. Iyo kandi hari ikindi kintu nibagiwe kuvuga aho ngaho, iyo umuntu atagaragaje Imana byanga bikunda hari ikindi kintu agaragaza. Ntabwo uvuga ngo nta kintu turi bugaragaze. Uko umuntu akora, uko umuntu abaye, uko umuntu agira gute, byanga bikunda iyo utagaragaje Imana hari ikindi kintu umuntu agaragaza. None uyu munsi wa none turebye mu buzima bwacu nk'abakristo, ese tugaragaza Imana cyangwa tugaragaza ikindi kintu? Naje ubwanje ntazi. Mu buzima bwacu Imana niyo igaragara buri munsi mu bikorwa byacu, mu migirire yacu, mu magambo yacu no mu biki byacu. Igisubizo ntiriwe mbagora bene data nuko igisubizo ari oya ku bantu benshi. Igisubizo ni oya ku bantu benshi kubera ko abantu bivurunze cyane mu bintu bitatuma ishusho y'Imana igaragara mu buzima bwacu. Abantu bari hugiye mu bintu byitwa ibyaha bitotuma Imana igaragara mu buzima bwabo. Hallelujah. Hallelujah. Undi message shida niwe numva umuvuga ubutumwa arimo abwiriza hejuru ya uburyo tugomba nk'abakristo bera b'Imana tugomba kongera go practicing a holiness. Niba muzukuri koko, if you are really serious about reflecting the image and glory of God in our lives, if you really care about that, then we should learn to practice holiness in our lives. And if not so, ntabwo dushobora expecting kubona Imana igaragara mu buzima bwacu. Hallelujah. Bavandimwe, ibyaha byacu, imigirire yacu nibyo ngo bituma Imana itagaragara mu mibereho yacu. Kandi ntabwo bishoboka kuko uvuga ngo
uri umuntu wizera Imana, uri umuntu ufite Imana mu mutima wawe, uvuga ngo sinshaka kubaho ngaragaza Imana, kandi ari cyo kintu Imana ishaka, kandi ari cyo kintu Imana yaturemeye, kandi ari cyo kintu Imana itwe expectingamo. None Imana yaduhaye umuti bene data, amaraso Yesu Kristo. Haleluya. Amaraso Yesu Kristo ngo atwiza akatubwira bere n'abaziranenge imbere y'Imana, akaduha kuba imbere y'Imana ngo duhindurwa gusa na Kristo ngo mu bwiza burutaho kuba bwiza uko umunsi ugenda ushira n'ubundi ugenduza. Bwana sifiwe. Izo rero ngo bikoreka mu gikorwa citwa kwihana. Haleluya. Haleluya. Mwari muzi ko muri iyi minsi hari abantu badatekereza kuko kwihana, badatekereza yuko ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umukristo, bagatekereza kuko kubana n'Imana ukayibanira uko ubishaka utagena nk'uko bikeneye ntaco bibwiye nta nico bitwaye kuko mbese bikunyuze kuguma kubaho gutyo. Sindabona hano Bibiliya yigisha bene iyo nyigisho. Haleluya. Amen. Bibiliya yigisha abavandimwe kwihana no guhindukirira Imana. Mureke mbabwire ikintu kimwe nize mu bintu zose zagiye bibaho mu mateka y'isi. Ahantu hose muzumva ikintu habaye ikintu cy'ubuzutse, ntabwo ari ukuntu abantu wenda bakoze nk'ikintu cy'igitaramo kikabuminga bakazuza mukabona nyine bafite vibe, bari vibrant ko barajina ko baragira gute, muzasanga abo bantu byatangizwa n'ikintu kiza kiremereye mu bugingo bwabo cyo kwanga icyaha, cyo kwatura, cyo guhindukirira Imana no gushaka kutabaho ubuzima bw'icyaha. Haleluya. Bityo bigatuma nta kintu gishobora gutuma Imana igaragara mu buzima bw'umuntu kitari ukwihana no gushaka kubaho ubuzima bwejeje. Amen. Bwana sifiwe. Bavandimwe beza, ijambo ry'Imana kuri uyu munsi riradukangurira kongera kwihana no guhindukirira Imana. Muzi ko tumaze iminsi mu bintu bitagaragara, kandi mureke mbabwire statistique z'Imana ntabwo zigoye, kuko ntabwo bisaba ngo hagira umuntu uza gukora study ngo avuge ngo byagiye bigenda gutya akubwire resultat zawe. Umuntu wenyine mu mutima we mu bugingo bwiwe ababizi niba Imana irimo iragaragara mu buzima bwe cyangwa itarimo iragaragara mu buzima bwe. Sivyo bene data? Rero urabizi ko Imana, kandi mureke mbabwire, hari igihe tuganira n'abantu tukavuga ati mureke tuvugishe ukuri, muzamubona ukuntu ubundi Bibiliya yita nsubiye ku cyaha ho gatoya, mwibuka ukuntu babwiye ko icyaha hari ukuderanja gahunda y'Imana. Iyo umuntu akoze ikintu ubundi Imana irumirwa, niyo mpamvu Bibiliya zita ngo n'ubusazi, nukuva mu murongo w'ubuzima, nukuva mu kintu ukuntu ushaka kuba kimeze ukamuhitamo gukora ibintu mu buryo Imana ikurusha ubwenge nyirijuru n'isi umuremyi yabigennye, ukamudecidinga kubikora ukundi kuntu. Niyo mpamvu Bibiliya yita abanyuze aha ngo fools, abasazi. Umuntu ushobora gufata umwanzuro uteye ubwoba utabaho wo koreka ubuzima mumworera utagira igarukira. Haleluya. Amen. Ariko bene data, uyu munsi wa none ijambo ry'Imana tugaragarije kuko dufite intwaro ariyo maraso Yesu Kristo yo dusubiza ku murongo. Nkuko nayo babwiye umuntu aba yiyize, naho tukaganira nawe abatwe tuvugisha ukuri, mubona uburyo Imana iduteganya n'uburyo turi, ariko turi donc icyo Imana integanyiriza n'uwo ndiwe mubona bihuye, tukemera tukavuga ngo ibi bintu ntabwo bihuye. Dufite uko turi, dufite uko dushaka kumera, dufite uko dushaka kuyobora ubuzima bwacu, dufite uko dushaka gutwara imibereho yacu. Bwana sifiwe. Haleluya. Reka musabe muzamure ibiganza byanyu ho gato. Oh haleluya. Haleluya. Ejo bundi hari ijambo Imana yari yashize ku mutima ryitwa ngo kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Kwemera Imana ikakuyobora. Umwuka w'Imana nyemeza ko icyaha gikomeye ni igihe umuntu akuye Imana ku mwanya w'ubuyobozi mu buzima bwe agashaka kubuyobora mu buryo we yumva yishakiye, agatekereza ibyiza kuri we ko ari byo byiza. Kandi mbabwire ukuntu ibintu biri evidence mu buzima bwacu. Nta muntu ungana natwe mu basore uza wicara ngo reke gupanga gahunda y'imyaka 5 cyangwa y'imyaka 10 ngo ndashaka kuzaba ndaha, ndashaka gukora ibintu nibi, ndashaka kugira gutya na gutya, ndashaka kuja hana izo bintu. Haleluya. Haleluya. Dukurikije ijambo ry'Imana, iyo Bibiliya irabibuza. Kuko ubundi Bibiliya iteganya ko umukristo yegera Imana ngo nk'umwana cyangwa se ngo nk'umuswa.
uwegera Imana nk'umuntu utazi icyerekezo, kuko Imana niba yaraguhanze ngo ikaba ari izi icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ndagurugero. Haleluya. Amen. Bibiliya iravuga ngo Imana ngo yahamagaye Aburahamu ari umugabo ufite umugore n'abana n'amasho n'ubutunzi bukomeye. Aravuga ngo va muri Uriya bakavuga ngo uje mu gihugu nzagira gute, nzakwereka. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu ngo ahaguruka ngo ashorera inzira nk'umuntu utazi iyo agiye. Ibaza umuntu w'umugabo nk'aka kanya guhaguruka ngo mfashe urugendo ruje iyo ntazi. Ko bumva ko umuntu afite ubwenge. Icyo nicyo bita kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kubera ko tuba dutekereza ko Imana tuyirusha ubwenge. Kubera ko dutekereza ko Imana nta cyizere tuyigirira ko ifite ubwenge buhagije bwo guherekeza icyerekezo cyo kwizerwa ubuzima bwacu. Bityo tukicara mu mwanya wo gupangira amahisha yacu. Tuvuga ngo ndashaka kuba hano hantu, ndashaka gukora bino bintu, ndashaka kubana n'uyu, ndashaka kugira gute. Ni umwanya muto yo duhereza Imana room yo kuduhereza ibitekerezo byayo muri situation z'ubuzima bwacu. Haleluya. Amen. Turi kumwe bene da. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya ngo abasore b'imigenda bazagenda bananirwe n'abasore bazacogora, ngo ariko abategereza Uwiteka ngo bazasubizwamo imbaraga sha, kandi ngo bamere ngo basubizwamo nk'imeze nk'izikizu. Ikizu ni ego mu Kinyarwanda cyiza, zano bayita kagoma. Kagoma ni cya gisiga gikomeye, nicyo gisiga kiza kigendera hejuru cyane kuri altitude yo hejuru, nicyo gisiga kiza kigenda ku muvuduko ukomeye, nicyo gisiga kigira imbaraga. Hari ibisiga biza kigaterura ihene kikayijana. Ibaza nawe nk'izo mbaraga zo kuza ukabaka ihene ukayijana kuja kuyirya. Haleluya. Haleluya. No, hari ijambo rivuga ngo bazatumbagira ngo nka kagoma. Gutumbagira niryo ryaje mu Cyongereza zahita ngo they will soar high. They will soar. Now to fly and to soar, they are two different things. Ikintu kiramutse kiri kugendera kuri metero 2 uhereye kuri ground kahano cyaba kiri flying. Ikintu cyose kiri kugendera nuko kira flying as long as kitari on the ground. Ariko ndi uvuga ngo ikintu kiri kugendera ngo kwereka ko kiratumbagira. Ikintu bivuga ko ca soarenze cyangwa se catumbagiye mu gihe kigendera mu birere zo hejuru cyane. Rero ico gisiga baravuga ngo umuntu utegereza Imana ngo azamera ngo nk'icyo gisiga. Bivuze iki? Azagendera kuri altitude zo hejuru cyane, azagendera mu birere zo hejuru. Ico gisiga rero kugira ngo bigishobokere ngo kibigenza ari zo duzampaye isomo rikomeye cyane. Kiriya gisiga ubundi kigiye kuguruka ntabwo kiza cyangwa kivuga ngo nje ndashaka kuguruka gutya ngo kigende gutya. Ngo kiza cumva aho icerekezo cy'umuyaga uhaye ubwana, hanyuma ngo kigahita kiflyinga mu cerekezo cy'umuyaga. Ngo bityo bigatuma imbaraga z'umuyaga ukuntu zirazigenda, kandi muzi ko mu birere byo hejuru umuyaga ufite pressure nyinshi cyane, ntabwo ari nk'uyu waha hasi. Uko umuyaga uhaye ugenda ukagikubita kikaba kigenda gutya. Nico gisiga kizweho kudaflappinga amababa kenshi. Kiza gikubita gutya rimwe k'iminota 40 igashira rya kigenda gutya gusa, kikongera gakubita rimwe k'iminota 40 igashira. Haleluya. Ibyo bisobanuye iki? Urugendo rurashobora ko kigikubita ubundi gukubita amababa ni nka moteri, ni nka engine. Inyoni zikubita amababa ziri gushaka imbaraga zo gukomeza kwa advance. Ariko ico gisiga ntikizikubita amababa, kizikubita rimwe kikarekera. Binyigishiriye somo. Haleluya. Haleluya. Nivango iyo umuntu yemereye umwuka w'Imana kumujana mu cerekezo ciwe, ku mucerekezo c'umwuka wera w'Imana, icambere umuntu azagendera mu birere zo hejuru. Niyo mpamvu nta muntu ushobora kugera kuri point yo gukomera y'ubwiza ihebuje itangaje abyihesheje bingana niyo yahabwa n'umwuka w'Imana aramutse yemeye kugendera mu cerekezo c'umwuka w'Imana. In fact, iyo ukeneye kugenda mu buryo bwawe ukubita amababa kenshi, bivuze ngo ukoresha imbaraga nyinshi, urashakisha ugaza kure higahiga, ni wowe ushaka gufiguring out ubuzima bwawe ngo umenye ukuntu wabujana. Ariko still tugere kuri great heights, kubera ko kuragenda mu cerekezo kinyonye n'icumuyaga, pressure gusunika ni nyinshi. Haleluya. Haleluya. Ariko iyo umuntu yemereye kugenda mu cerekezo c'umwuka w'Imana, ngo azagendera hejuru kandi akagenda effortlessly, akagenda tambara kubera ko afite imbaraga zayo zimusunika, arizo mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Haleluya.
bavandimwe, kugira ngo ibintu bishoboke, kugira ngo tubashe kumera gutyo, kugira ngo tubashe kuba abantu bagaragaza uko gutumbagira amaze kuvuga, dushaka twabigeranye no kuba abantu Imana igaragariramo cyane, kugeza ubwo abantu batubona baka identifyinga Imana hamwe natwe, kuvuga ngo aba bantu basa n'Imana. Uyu munsi nibajije kaza basi mu rugo ahomba, ese babona iyo bandeze babona Imana, ese aho nkora iyo bandeze babona Imana, ese abo dusenga iyo bandeze babona Imana? Igisubizo ni kuri benshi ni no, ahubwo iyo baturebye babona Satani. Kubera iki? Kubera ko ibintu dukora kenshi ni ibintu by'advocating umubi kuruta uko by'advocating iki Imana. Hari ijambo ryo muri Zaburi ikijana mu rivuga ngo hahirwa umuntu ukurikiza imigambi yawe, ntahagare mu nzira zawe, ntishaye n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro, kandi ijambo rye ngo niryo yibwira rikamubera imbaraga, ngo wazahora n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cere imbuto zacu mu gihe cyacu. Iryo jambo ngo cere imbuto mu gihe cyacu bivuze ko imbuto uba ugomba kuzera mu gihe zikenewe. Haleluya. No ndabaho nk'urugero, nk'ubu kano kanya nta muntu wonyerera imbuto yo kunyihanga, ariko ntawe mpangubita, ntawe mpangirira nabi, tiwonyerera imbuto kano kanya yo kunyihangana, ntiwikeneye kano kanya. Hanyuma ahantu rero tuyikeneye tukayifeilinga, kandi ariho twari tuyikenereye. Nkunda nk'urugero, iyo umuntu asotse agahura n'ikintu kitari cyiza, ugahura n'umuntu ukubwira ibintu bitari byiza, iyo situation nizo bita ngo kwera imbuto mu gihe cyayo. Donc iyo ni situation igutegeka kwera imbuto ijanye niyo circumstance ugezemo. Noneho twebwe muri uwo mwanya tukananirwa kwera iyo mbuto, ahubwo tukera iyindi igaragaza ubundi utari Imana. Haleluya. Ni kangahe duhura na situations dusaba kwera imbuto, nono aho kwera imbuto nako hari izindi twera zigaragaza undi muntu. Ibyo ngibyo najaga kuvuga ko nimo nkaza iyo mvuga ko nabonye ubikora cyangwa se nagufasha uri mu bikora, nagufasha utarimo wera imbuto, ariko izo mbizi ko ari ukuri mu buzima bwawe, kuko nzi ko ari ukuri naje mu buzima bwanje. Haleluya. Kandi tukadusangira n'urugamba, ariko icyo ijambo ry'Imana dushakaho ni ikibene data, nuko duhindukirira Imana, tukareka ibibi, tukera imbuto, kugira ngo ishusho y'Imana ibashe kugaragara muri twe. Tuzirikane ko ntago abantu bazabona Imana mu bundi buryo bitanyuze mu muntu. Rero uwo muntu ni jewe, uwo muntu ni wewe, abantu bazasobanukirwa Imana kuko Imana yaravuga ngo nta muntu ushobora kumenya. Mu bakorera ngo Imana ntiyashimye ko abantu bayimenyera, kandi ngo bayimenyeshwa n'ubwenge bwa kimuntu, ngo kuko ubwenge bw'Imana, ngo kuko ubupfu bw'Imana burusha ubwenge bw'abantu. Donc foolishness of God is wiser than the wisdom of man. Rero ntabwo umuntu afite ubwenge bwo kumva Imana. Abantu bumvira Imana ku gace Imana yishuriyemo mu buzima bwacu, kugira ngo izo tubigereho nuko dutandukana n'ikintu gishobora kudutandukanya n'Imana, twifashishije intwari ikomeye ari amaraso Yesu Kristo, no kugira imitima ishaka. Bibiliya bavuga ngo, Bibiliya muri Zaburi igice cya 4 bavuga ngo God does never entertain wickedness. He does not find entertainment and pleasure in wickedness. Mukiri Imana ntizihabonera umunezero, kandi ngo ntiyishimira ababigira. Imana ngo yishimira those who abhors sin and evil and iniquity. Ngo Imana inezererwa abantu ngo banga urunuka. To abhor ni ukwanga urunuka, ngo abantu banga ikibi kandi ngo bakakigendera kure. Haleluya. Ubwo nibwo Imana izashobora kugaragara mu buzima bwacu. Icyo Imana dushakaho n'icyo natwe tuyishakaho nuko tuyigaragaza nayo ikatugaragaramo mu buzima bwacu. Ibindi byose ni ukuri Imana yatuzanije ko ni inyongera ku buzima bwacu. Nta kintu ciza iyo rero ngo Imana yaduhaye umwana wayo, bigaragaza ko mu bintu Imana itanga umwana nico kintu cy'agaciro kubirusha byose. Ngo yaburita kumuduhana ngo nibindi byose. Haleluya. Ibindi bintu byose twifuza bene data ni ibintu Imana itanga ku bantu mu buryo buyoroheye. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya.
kasoreza kuri rino jambo rivuga ngo umunsi umwe ngo Yesu yakoze igitangaza, noneho ngo abantu benshi ngo baramwizera bo mu Bayahudi. Noneho ngo abafarisayo ngo ntibabyishimira, ntibabikunda, ngo bahita bashakisha uburyo ngo bamugira gute, ngo bamwica. Izo ntu zabaye inshuro nyinshi, mbese ahantu hosoma inkuru Yesu yakoze ikintu abantu bakamwizera, abafarisayo bashaka kumugirira nabi ni henshi. Hamwe muri ho ni cagaye yazuye Lazaro. Muzi ko amaze kuzura Lazaro ngo biravuga ngo abantu benshi baramwizeye, ngo yewe ngo na bamwe mu bafarisayo. Ngo ibyo ntibyanyura abafarisayo bagenzi babo, ngo bumva bifuje kumwica. Mu yandi magambo, kumwica icyo bishatse gusobanura kwari ugushaka gucecekesha Yesu, donc arekeraho gukomeza gukora ibintu ahaya akora. Sibyo bene da? Rero bagashaka ngo bamuceceke Yesu ntakomeze kumuva, Yesu ntakomeze kugira gute, kugenda, ntakomeze kugenda, ntakomeze gukora ibintu n'ibindi, ngo abantu bamubone, abantu bizera Imana. Uko ngo niko natwe ngo hari ubwo wewe ushaka kumva je nizo ushaka kwica Yesu, ariko hari imigirire yacu iziba mu buryo bumeze nko gucecekesha Yesu. Si ukumwica nk'uko abafarisayo barashatse gufata ingota bamwice, ariko ni ugukora ikintu gituma imirimo yiwe iceceka mu buzima bwawe. Donc Yesu ari silent, ntagaragare, ntiyongere kuba mu murwa, ntiyongere kuba mu mujyi ngo abantu bamubone bakunyuzemo, bitewe n'ibyo nkora, bitewe n'ibyo ukora. Haleluya. Ese mene data, wisuzumye wosanga nta buryo umucecekesha Imana mu buzima bwawe. Tuyicecekesha gute? Tuyicecekesha kuko tuzana ikintu Imana yarahiye ko idashobora kubana naco ngo babaturanye. Ariko ngo tucirukanye, tugahamagara umwuka wera w'Imana, Imana iziba muri twebwe, Imana ikagaragara, ishusho y'Imana ikagaragara. Haleluya. Nkumbuye kubona ubuzutse bukomeye, aho abantu ikintu bashakira Imana gikomeye ari ukwera kwayo, ari ukubona imbaraga z'Imana, kubona ubumwe bw'itorero, kubona abantu bashaka Imana ku buryo abapagani batureba bakumva bashatse kugira icyo dufite bo badafite. Imana muje bahereza umugisha, murakoze. Haleluya. Ngiye kubasaba gusenga n'Imana. Twinginga Imana mu ijuru ibe mu mitima yacu bene data. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana mu ijuru garuka mu mitima. Ukuri Imana ikeneye ko twihana iriya mirimo yose y'umwijima tugira tubamo ituma Imana itagaragara. Iyo Imana ije kubigaragara twari kuba tubizi, ariko kuba utabyumva, kuba utabizi nuko nyine ko itagaragara. Ibyo biterwa n'iki? Nta kindi kintu gituma Imana itagaragara uretse imirimo mibi y'umwijima. Imana ikeneye ko uyu munsi tuyirenounce, tuyihana, tuyireka, tuyirekura. Tuvuga ngo Mana turamukeneye mu buzima bwacu. Haleluya. Rero tugiye gusoma ino Zaburi ya 51, tuyivuga ariko nk'abayisenga, tutayisoma gusa. Muranyemerera mu cubahiro mbagomba, nzaza nsoma dusubiremo. Nyina ndaza gusenga. Iyi Zaburi ni igihe Dawidi yarimo yaturira Imana, arimo yiga. Kuko natwe uyu munsi dushobora kugira gute, kwaturira Imana. Imana izimenya ibiri igina mu mitima yacu, kugira ngo Imana itugaruke, Imana itugaruremo kuyigira mu mitima yacu no kuyigendera no kuyigaragaza. Ni ukuri ndabarahiye, ntabwo bizashoboka, ntabwo tuzabona ubusutse, ntabwo tuzabona umunezero w'Imana tukigendana imirimo mibi y'umwijima. Reka mbabwire garanti mbahereza, iyo umuntu yizeye Imana adafite icyo bita ngo ni iniquity. Na ku bantu musoma Bibiliya y'Icyongereza barakantu nkongereho, ijambo iniquity na sin ni ibintu bitandukanye ukuntu. Ku bantu bafite Imana, they don't do works of and deeds of iniquity, ahubwo they sin. Iniquity ni bya rindi rikoreshwa muri Yesaya handi nababwiye ngo ahubwo ngo gukiranirwa. Hari ikinyarwanda kirisobanura ngo gukiranirwa. Now gukiranirwa, it's more of character than action. Ntabwo ari igikorwa gusa umuntu abakoze, ahubwo ni ukuntu aba ameze. Donc umuntu akaba ari umuntu ukiranirwa. Bivuze ngo uwo muntu ntabwo agira gushaka Imana no gukunda Imana no kwanga icyaha mu buzima bwe. Hakaba undi muntu ugira gukunda Imana no gushaka Imana mu buzima bwe, ariko akaba yafolenga into temptation of sin.
haleluya. Amen. Uwo muntu niwe uretse ko n'uwaye niko tugiye gusenga n'Imana kugira ngo niwe cyo twambaza amaraso Yesu buri munsi kugira ngo atweze adushire mu bwiza buruta ko burusha kuba bwiza. Haleluya. Yaravuze ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe. Uko nzasoma gutya muze mwimenyemera namwe musubiremo kugira ngo dusabe Imana izo muzima bacu. Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe. Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe. Kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye. Kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye Mwana. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye. Unyeze unkureho ibyaha byanjye. Unyeze unkureho ibyaha byanjye. Kuko nzi ibicumuro byanjye. Kuko nzi ibicumuro byanjye. Ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho. Ni wowe ubwawe nacumuyeho Mwana. Nakoze cyangwa n'amaso yawe. Nakoze cyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka n'uvuga. Byabereye bityo kugira ngo biboneke ko ukiranuka n'uvuga. Kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Dore naremanywe gukiranirwa. Dore naremanywe gukiranirwa. Mu byaha nimwe mama yambyariye. Mu byaha nimwe mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mitima. Dore ushaka ukuri ko mu mitima. Mu mutima hataboneka. Mu mutima hataboneka. Wowe uzahamenyesha ubwenge. Wowe uzahamenyesha ubwenge. Unyezeshe ezobu nanje ndera. Unyezeshe ezobu nanjye ndera. Unyuhagire ndaba umweru ndushe urubura. Unyuhagire ndaba umweru ndushe urubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo Mwana. Kugira ngo amagufwa wavunnye yongere yishime. Kugira ngo amagufwa wavunnye yongere yishime. Hisha amaso yawe ibyaha byanje. Hisha amaso yawe ibyaha byanjye. Usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana undeme mu mutima wera. Mana undeme mu mutima wera. Usubize mu mutima ukomeye. Usubize mu mutima ukomeye Mwana. Ntunekure yo mu maso yawe. Ntunekure mu maso yawe. Ntunkureho umwuka wawe wera. Ntunkureho umwuka wawe wera. Usubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Usubizemo kunezezwa n'agakiza kawe. Unkomereshe umutima wemera. Unkomereshe umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura. Abanyabyaha baguhindukirire. Abanyabyaha baguhindukirire. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanje. Mana ni wowe Mana y'agakiza kanje. Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Reka Mana. dusenge twese. Data mwiza. Oh! Mwari ku ijambo ryawe rivuga. Mwami Yesu. Kugira ngo iminsi yo guhemurwa ibone kwiza ituruka ku Mwami Mana. Oh, mu mutima ukangutse. Umutima ukangutse. Izina rya Yesu. Data tuje imbere y'amaso yawe. Ntabwo dushobora ukangutse. Mana ndasenze senye data generation senye kugira ngo tube abantu bagushaka holiness ubuzima bwacu izina rya Yesu Kristo kuko uri Imana y'icyaha. Oh yes sakaza imbabazi zawe hano mu bana bawe Mwami duhabwe kubabarirwa ibyaha data. Imbaraga zawe wakire guhemurwa Amaraso mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ufite intege
munakirira mwamunyogesha amaraso Tunataka kuona uso wako. kugira ngo Tunataka kuwa uweponi mwako Mungu wangu. Mungu tugirire iryo riba niryo nkene iryo rinyeze ikiganza cyawe cyiza kidukoreho mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. amaraso kugira yeza yeza yogesha amaraso avuye kugira ijambo ry'Imana amasomesha amasaha yacu aragomba gusoza neza mu munota umwe turimo akarimo kamwe hasigaye mama abagana dusabira umugisha dutahe abantu bamwe barasabye ngo tuzaba dusengera ibyifuzo ariko ni ukuri ijambo ry'Imana riza ryirukana ibyifuzo by'umubiri rikabikuramo rwose imisozi bamugisha ukabona igitaramo cy'uyu munsi dushimira ubuzima ry'ijambo ry'Imana reka tumwongere amashyi menshi cyane kandi tumusabire umugisha ku Mana Imana ikomeze umwuzuze rwose turizera ko tuzongera tukabana hano mu mugisha dusoje tuzongera gutarama inyuma y'iki cyumweru kizakurikiraho uwa mbere uzakurikiraho mbese
zaba itariki 10 ab'Imana izashoboza tuzabane baje bwa mbere Imana bamugisha twishimiye kubana namwe sinamenya ngo nabande nabande sinzabashe sinabiruse ariko mwese Imana bamugisha ijambo ry'Imana rirahagije nta kindi kintu mba twasengera kubera yuko n'undi gifuzo byo mwisi umuntu asengera perime yamara ko na perime agasengera imodoka duhora dusengera ibyo ngibyo kandi yabivuzeho neza avuga yuko icy'agaciro twahawe ari umwami Yesu Kristo ubwo Imana itimanye umwana wayo ntizabura kumuduhana n'ibindi byose ariko tuza dusengera ibyifuzo dusa nk'aho turi kwiprovoka dushaka kubyihutisha ariko ibidukwiriye muri igiswahili bavuze ngo yaliyo mema kwangu najua unayafanya ibidukwiriye byose Imana ibiduhereza kandi mu gihe gikwiriye rero ufite ibyifuzo n'icyo ashaka by'umubiri akazi iki Imana ifite igihe yabigeneye igihe n'ikigero izabitanga usubira ku ijambo yavuze ngira ngo mu byakozwe no mu mico 3:19 niyo havuga ngo nuko mwihane ngo muhindukire ibyaha byanyu ngo bihanagurwe mu kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone kwiza ituruka ku mwami Imana ikintu cyo dutahanye koze Imana mu mugisha ageze umugisha kubana n'umubyeyi yacu dusoza rero reka dusabe amahorera dusabe umugisha kandi twishimiye kubana n'umubyeyi Imana mu mugisha dusabe umugisha mu isengesho asigaye tutahe Imana mu mugisha ayisinagira ariko ndagushimye Mana yacu Mana rw'abana b'abasore rw'abana b'abakobwa bategereje ijambo ryawe ukunda gukurikira ntabwo bagiye baje Mana imbere yawe urabizi ibyo bafite urabizi ibyo bagukeneyeho ariko ibyiringiro byacu byo basabe Mana yacu Mana reka ineza no gukora kwa muganga reka ineza n'urukundo rwawe tubeho mu izina ryawe Yesu Kristo wacu Mwami uratuzi uradusobanurira ijambo ryo rya mbere Mwami rwose Mwami utarifite Mwami Mana yacu ntacyo twaba dufite ariko kuko ni wowe uduhita Mana ibyo imitima yacu ikeneye imitima yifuza ubaye ijambo ryawe Mwami Mana yacu reka tuducengeremo reka turimenye Mwami Mana yacu tureke ibindi byose twifuza ahubwo twifuza ijambo ryawe Mana kuko databuja Mwami Mana yacu warakubiswe warakomeretse warabambwe baguteye imisumari wagucuruzwa mu rubavu wakwambika urugori rw'amahame kubw'ibyaha byacu Mwami reka rero tugire neza Mwami reka Mwami tumenye kubwira amaraso yawe ubwiza bwawe Mwami Mana yacu Mana ukuntu uko bukeye uko bwije uracumura tubabarira atemba Mana tugenda mutakwiriye ukatubabarira kuko Mwami Mana yacu Mana uri umubyeyi mwiza umubyeyi utagira umukozi isoni Mwami reka databuja Mwami Mana yacu Mana urubyiruko rwawe Mwami Mana yacu Mana ukomeze kudukorera Mwami ukomeze kudushyira mu mababa yawe Mwami kuko twebwe nk'ababyeyi ntabwo ntacyo twakora atari wowe Mwami Mana yacu Mana twasabe Mwami Mana imbaraga zawe basabe kumenya ko bikomeye ndagusaba imbaraga zawe Mwami twebwe ntacyo twakora ariko wowe urashoboye ushobozwa nawe na Kristo uduha imbaraga reka ushoboze abana b'abasore n'inkumi ubatereza Mwami nta ibishuko byinshi ariko Mwami ni wowe Mwami niwo wabakomeza ibyiringiro byacu niwo wabagirira neza Mwami niwo wabitaho Mwami ari byinshi bagukeneyeho Mwami ariko wowe urahari niwo kubasubiza niwo kubagirira neza Mwami niwo kubahembura Mwami niwo kubitaho ibyiringiro byacu kuko databuja Mwami Mana yacu Mana niwe twiringira niwe twizeye niwe data niwe mama nta wundi databuja Mwami wadusubiza Mwami ariwo ukore Mana ubutwari bwawe ukore mu butwari bwawe Mana yacu Mana buri wese yaje hano Mwami
umugisha utagabanije ibyiringiro byacu aho yakuye mwami mwongerere mwami yesu mwiza mwami hari benshi bateze mana nyir'icyubahiro bongerere mwami hari benshi gatafariza ibyabo nawe bongereye ibyiringiro byacu mana yacu mwami sabe n'umugisha wawe mana yacu yemeye kutwakira ibyiringiro byacu umugisha utagabanije umuha mwami mwami wawe ibyiringiro byacu mwami imbaraga z'umwuka yesu ukomeza kutubaho n'izina ryawe yesu kristo mwami ubwoko bwose bwateranye aho mwami mana umusaba usugisha ibyiringiro byacu umukubira mwami mana 70 kuko urashoboye ibyiringiro byacu mwami wewe gakiza kacu mwami ugiye gutanga ibyiringiro byacu tujye imbere natwe tujye inyuma abagiye gutega bajya imbere wewe mana yacu mwami bagenda n'amaguru nabo bajya imbere kandi twifashe mwami basubire hano mwami n'abagirire neza ibyiringiro byacu umunsi twasuye gukora mwami tuzashima izina ryawe urakoze urakarama mwami wacu urakoze kumva gusenga kwacu urakoze mwami wacu mana kudukunda tudakwiriye urakoze ibyiringiro byacu kuri inshuti nziza tukuzamura icyubahiro tuvuga ngo urera kandi urakiranuka tukuzamura icyubahiro tuvuga ngo urera kandi urahambaye mana nyir'icyubahiro ni amashimwe tugushimiye kuko ijambo ryawe umukozi wawe mwami wacu mana umwagure mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri mwami wacu mana kuko mana uri inkuru urakomeye ushoboye byose by'ibiro byacu ushoboye byose gakiza kacu reka mwami mana wacu mana mukomereze mana amaboko ye n'izina rya yesu mana atende mu mwami wacu mwami mana wacu mana murwanirire mana intambara za hato na hato kuko urashoboye kandi urahambaye uri mana nibwo gusenga kwacu mwami tugushimiye ko uri mwiza tugushimiye ko uri imana nibwo gusenga kwacu ishimwe n'iryawe gukomera kuko mu izina rya yesu